ibintu bikomeye nahanuye ni byinshi cyane ariko nibuka kimwe ndi mu myaka 18 ndibuka ko twahanuye ko hari icyorezo kigiye kuzatera buri muntu wese akagumiwe mu rugo none abantu kubera umudamararo babagamo bumva ko ari by'abahanuzi kumbi yari covid ariko umuntu yajyaga mwiyerekwa akabona buri muntu wese agumyiwe akabona buri muntu wese ntawe ugendana n'undi n'uko twicaranye wabivuga mu itorero sibyo bizabaho sound okay all right yari ikintu gikomeye cyane kugeza igihe banaduhagaritse mu itorero ndibuka ko hari abantu benshi bazanadukurikirana hani Karenzi twaranabihanuye baraduhagarika tumara nk'amezi 6 turi nyuma y'itorero ni muri paruwasi ya Nyabubari. Imana irambwira ngo mbwira abantu ko insengero zifunzwe zitarafungwa. Ibyo ngibyo nabyo bibi ntambara nyinshi cyane zibintambara cyane zikomeye. Ntekereza ko ibyo bintu nayo managiye kinini Imana ibimenyetso nibwo nabivugiye kuri Gona Arike TV. Bibintambara cyane bamwe n'abapasiteri bansanga mu rwano baranyicaza. Ndababwira ati mpagaze ku ijambo rya nyir'ijambo kandi n'uyu munsi ntazihari niko nyibihagazeho n'uyu munsi ntazihari nizari zihari baraje bazicagurira no gucagurira rero urumva ibyo bintu baretse kuvuga ndavuga ngo amafaranga nago yatuma ujya kuvugana n'Imana umugabo mwiza waba washatse cyangwa umugore mwiza waba washatse ntiyatuma ujya kuvugana n'Imana ariko iyo turi gusenga twamaramaje twihanye iravuga ngo nzakugirira neza kakubwira ngo ngukijije uburwayi nkwambukije hana ngukijije ibikomeye amafaranga nagashobora kubikubwira ko ari umuntu avuze ngo erega iyo ndi wacu mu mubiri ndatsindwa n'urugamba rukagira gute rukanzi yes ibyo ngibyo ndabyumva kandi ndanabyemera kuko twese twambaye umubiri ariko mu gihe ubona umubiri ukurushije imbaraga nta yindi systeme no gusenga twari turikiri hahantu ubwo tumaze gusobanukira Julien wari we Julien no yisoza nzakuzanira inkuru nziza zagukomeza kuruta ukiyigukomeje birahari byinshi zo kuvuga byinshi bikakubaka bikagukomeza ariko ndabikubikiye kugira ngo ndebe ku nkunda iyo topic ubwo trainotingano uzanyibutse cyangwa se ubyandike muri comment imwe mu ntambara mugira mukunda kuvuga yes runaka n'umuhanuzi ngo ariko ngo atahana n'abahungu nijoro runaka n'umuhanuzi ngo ariko ngo akora ibi nibi cyangwa n'umuhanuzi yabuze umugabo kubivuga se ari soni byagutera n'umuhanuzi ariko yabuze umugabo asengera abandi bakababona asengera abandi bakabona amafaranga we yarayabuze abura n'umugabo ariko siko bibabiri ajya bibabwira cyane rwose ngiye n'umuntu ejo bundi yaranyisangiye yivuga ucya twicaranye arambwira ati nyemerera nkubaze ndavuga ati mbaze ni n'umugabo ndetse abyaye rimwe ko twasenganye atarakizwa ariko ari kwiga gukizwa Imana iramubwira ngo mubwire ngo muhaye urugo kandi muhaye n'abana n'amafaranga sound iriho uko Imana yabimubwiye niko yanabimuhaye ejo bundi nibwo yansanze arambwira ati nyeneye kukubaza arambwira ati umva bareka ikintu ngiye kukubaza uze kwihangana sound okay all right arambwira ngo nukubera iki wansengeye Imana ikama umugore ikama n'umwana n'amafaranga wowe ikabitaragutabara si ikibazo kandi wakwinjira mu buryo bw'umubiri ugasanga birakwiye ariko ukabitekereza ntago ariko biri suko itarantabara ahubwo Imana ireba babanyantege nke akaba ari bibanza yatabara kubera iki nta kwihangana bafite Imana ibanza guhera ku banyantege nke suko natwe bayaratwibagiwe izanatugirira neza bitanatinza ahubwo yego anye mwanurire impanurire ahubwo se bura wanatinze ngamanurira nabitegeye amatwi kugira ngo mbyumve turacyari kumwe Itireka masuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana isa n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'uburengerazuba by'umwihariko mu mujyi rwagati wa Kigali mwari muzi ngo naraguye ariko arigengira gutya hongera nkanyuzamo nkavango mwami warakoze kundinda no kungiza no kungirira ubuntu n'imbabazi nyinshi nakiriye umukobwa usohoza ufite umusatsi niba ari uwo yaguze agateraho agiye kuza kutwibwira amazina ye ubundi duhe no ku musatsi mumeze muti tumeze neza Yesu ashimwe Yesu nahimbaza amahoro ndamahoro ndashima Imana yego tugiye gutangira rero no bwa mbere tugaye ikaze kuri Iris Rwanda TV tukugira ngo utangire wibwira
abantu baduteze amatwi kuri Iris Rwanda TV? murakoze cyane. Amazina ni Mukeshimana Julienne. Bamwe bashobora kuba banzi kuri Hinduka Official cyangwa se kuri wa mukobwa wahamagara akakubwira ibyawe. Wa mukobwa uhamagara Benshi niko babizi cyangwa se n'ahatari inzira ni mukwayo ko byose ni ibyaye. nibyo. Hari ubwo ako kantu ndaza kukagaruka kakabika ahantu. Julienne, Karame. utari Julienne witwa Mukeshimana Julienne. Mukeshimana. Yego. Bagukesheje Imana. Banyesheje Imana ko byose tubikesha Imana. Ese ngo wabikesha umuntu bigakunda se? Ntabwo bikesha umuntu ngo bikunde. Kubera ko umuntu arahinduka. Yagusezerana akaguhinduka cyane kuko nta n'umuntu wagusezerana ngo azaguha umwana ngo bikunde. Niyo mpamvu banyesheje yaduhanze. Amen. Tugiye gukora ikiganiro rero, ndizera abantu bamudukurikiye kiraza kubafasha iki? Kiraza kubafasha kumenya no kwisobanukirwa umuntu, ese umuntu ni muntu ki? Cyongere kidufashe kumenya urubyiruko cyane abakobwa b'iki gihe inzira y'agakiza bari kwifata gute, abasore inzira y'agakiza bari kwifata gute, abantu bubatse ingo ese urugo ruracyahagaze ku musenyi cyangwa ruhagarubatswe ku rutare, bari gushaka mbese bagembiriye kuki? Ikintu cya mbere ni urukundo, ariko ubu ngubu ikintu cya mbere cyabaye umutungo n'amafaranga. Umuntu duteze amatwi rero araza kuba yunguka byinshi muri iki kiganiro ngiye kuganira na Julienne. Julienne rero uti nitwa Julienne, bantu banzi kuri wa mukobwa uhamagara akakubwira ibyawe byose, ndavana ibyanjye byose mbimenye. Urabimenya. Yego. Nkunda kuvuga ngo kuba nakubwira ibyawe byose si Julienne ubivuga ngiye bwite, ahubwo mfite nanjye boss ariwe papa wanjye kandi udahemuka. Rero iyo papa yangiriye icyizere akakuntumaho ndamutumikira cyane, kuko iyo uri umubyeyi ntabwo ushobora gutuma umwana utizera. Ushaka mu bana bose wabyaye, ugashaka abana wizera mu bana ufite, ukamutuma aho ushaka, ukamwinjiza n'aho ushaka. Uko niko Julienne abaye. Mfite boss cyangwa se mfite papa wanjye, cyane nkuko nawe yaba ari papa wawe udukurikiye cyangwa se udutegeye amatwi, birashoboka ko nawe yaba ari papa wawe ariko nawe yakugiriye icyizere aragutuma. Rero ngiye nifitiye confidence cyangwa se nifitiye icyizere, batabyumvise nifitiye icyizere kuko ankunda nanjye nkamwumvira. Niyo mpamvu nkubwira ibyawe nkuko abigushakaho. Mbere y'iki kiganiro katumaze twagize Imana kwango ize kudufasha ikiganiro kigende neza. Abari umuntu kumva ijwi rye namuhamagara ambwira amazi imisi arwaye, amazi imisi ari mu bitaro, ndaza kubereka agafoto k'amazi imisi ku bitaro, ndavantireka ngusange mu rugo n'ubwo urwaye, namashe kumusura ku bitaro ariko kamusure mu rugo. Reka dutangire udusengera Imana unaduhereze ikaze muri uru rugo ubundi dutanga ikiganiro. Murakoze cyane. Tutarasenga ubundi ingeso ngewe ngira ndavuga ngo mbere y'uko usenga cyangwa se uganira n'Imana, icya mbere ni ukwihana ukizera. Iyo umaze kwihana ukizera no kuvuga ngo nibyari byaranze kwemera biremera. Hanyuma wadukurikiye cyangwa se wodukunda wihane kabiri wizere, uvuge ngo ibyari byaranze kwemera 2025 2026 mvuye muri ntibishoboka ngiye muri birashoboka. Umve ko hari ikimana ikoze ku buzima bwawe. Mana turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuko Imana idukunda kandi kwitaho ko bikeye no ko bwije. Izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima. Hari benshi baturusha kubwiza cyangwa se uburanga bamaze kwibagirana, abandi batangiwe amatangazo, ariko twebweho na waturinze uturindana n'imiryango yacu. Turabigushimiye. Tugeze aya masaha turi amahoro. Izina ryawe nirishimwe. Nunyemerere iki kiganiro tugiye kugira cyubaka abantu benshi, gisa n'imitima ya buri muntu wese, kandi ubwo turasoza ari amahoro turashaka kugushima no kuguhimbaza. Tugwaye karibu nikaze ng'ubane natwe ni mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Julienne. Umuntu kumvise kuri kamera bwa mbere ashobora kugira amatsiko yo kwibaza Julienne ni muntu ki? Julienne ni muntu ki? Julienne ni umwana w'Imana ukunda Imana. Yego. Njye mitamva ngo n'abantu bakeya. Wakwibaza ngo nukubera iki akunda abantu bakeya? Impamvu nkunda abantu bake, abantu bose bari mu gihugu sinabamenya. Kandi ishobora kumenya ko kiriya kirunga inyuma yaho hari abantu, ariko ba bantu bari inyuma y'ikirunga imikorere yabo ni iyi. Nkunda abantu bakeya. Yego. Hanyuma Julienne n'umwana w'Imana cyangwa se n'umuntu w'Imana, ndi umwadeperi, ariko sinirata ko ndi umwadeperi. Ndi wa muntu tubatse ku idini upfa kuvuga umwami Imana gusa kazatugirira neza. Tugaruke mu buryo noneho ubwo bwari mu buryo bw'umwuka, twinjire mu buryo bw'umubiri. Julienne ni umwana wa kangahe mu rugo? Afite papa na mama? Wavutse ute? Uvukira hehe? Julienne ndi imfuri wacu, ngana na mama cyangwa se ngana na papa. Nkuko bavanga imfuri ingana na papa we cyane na mama we. Ngiye Julienne ndi umwana mukuru iwacu mu bana 8.
yego abana 8 abana 8 ikipe ya volleyball yuzuye n'abasimbura 2 ahubwo ntago turashyika kuko twe tuzuza dizeni ko nawe ratubwira ngo umuzabyare mworokane nk'umusenyi wo ku nyanja. Yego. Julienne wavukiye mu majyaruguru cyangwa iburasirazuba? Ya Julienne navukiye naha ariko ntekereza ko twagiye iburasirazuba mfite imyaka nk'irindwi. Ubundi turi mu karere ka Rwamagana umurenge wa Karengi naho mu rugo. Yego. Uravutse wese wavukiye mu bakatolike, waravutse usanga papa na mama barakijijwe, ni gute wisanze aho hantu? Ngiye mu kuvuka kwanjye ubundi kubanzi ahantu hatandukanye nkunda kuvanga agakiza narakonze. Narakonze mu mashireka. Nagiriwe ubuntu cyangwa se nagiriwe Imana yagiriye icyizere. No kuvuga ngo ngiye navutse iwacu ari abarokoje ba mbere babaho batazi n'amasaka ikintu cyariyo. Hanyuma ngiye mvutse ndi muto cyane ajya nkunda kurota inzozi runaka kuko mama yari umuhanuzi ari n'umuvuga butumwa kugeza n'uyu munsi. Nabibwira ko ati uko biri kose uzaba umuhanuzi. Yesi mbyemere bitewe nuko rero twakuze mu itorero bangiriye icyizere ndi umwana mutoya. Mba perezida w'abakorari atandukanye banshinga ibyumba bitandukanye. Nabaye umuhanuzi ufite imyaka 7 ubundi. Kugeza uyu munsi. Bo Elisa yasigiye umwitero. Yego. Ndi umwe muri abo ngabo Imana yagiriye icyizere. Rero urumva gukizwa kwanjye ntago byangoye cyane. Kabone nubwo turi hanze tugira n'ibitugora byinshi ariko njye agakiza nikigeze kangora cyane. Waravutse usanga papa na mama? Naravutse nsanga rwose no. Abadiyakoni mu itorero. Birangije ku mwitero bari bafite bahita bamperezaho. Yego. Urumva nyine ni bake ayo mahirwe ni bake bayabona ariko ngiye nashimira Imana ko nayabonye n'uyu munsi nkabanyahagazemo. Bishatse kuvuga ngo naka gasora ni ukubera umwitero bampaye. Uzi icyo bita École de Dimanche? Ndayizi cyane. Wayikuriyemo? École de Dimanche nayikuriyemo mba perezida wayo. N'ibyumba byinshi bitandukanye kandi kugeza n'uyu munsi nekeza ko mfite ibyumba bigera muri 3. Uyobora? Yego. By'amasengesho. Baratura? Twe ntago duturisha. Nta rusengero mfite ngo ndaturisha wapi. Ntago dutura dusenga Imana ikavugana natwe ikatugirira neza ubundi tukitahira. Ubwo ni Julienne uravutse ubaye muri École de Dimanche urakuze. Ese wagize amahirwe yo kwiga waracikanije agaruke mu makangaye ngo turacyari kuri Julienne ni muntu ki? Julienne ntago nagize amahirwe yo kwiga cyane. Kuko nababwiye ko ngiye nakuze iwacu ari nge mukuru. Nta mahirwe yo kwiga menshi nagize. Kuko ninge wafashaga mama korera barumana banjye. Yego. Julienne ntago nize cyane birenze. Ntekereza ko nagarukiye primaire nko mu gatanu. Yes. Ariko gusoma no kwandika urabizi. Ibyo ntago byakunanira. Na Bibiliya ngo utazi gusoma arayigira. Izo ntago byakunanira niyo waba utabizi wakiga tebe. Cyangwa se ugashaka no kwigisha mu rugo nta biba birenze. Ku myaka yawe 7 utangiye guhanura, warahanuraga ibyo uhanuka unabira hari icyo bitaga kurondora, umwuka w'uburondozi, umwuka w'ubuhanuzi, umwuka rero navanga Imana yarambebeje. Yaranetesheje yamaye uburondozi Imana ubuhanuzi. Yaragwaye narakode. Imana iyerekwa. Cyane rwose. Iyerekwa ubuhanuzi guhishurirwa cyane. Irangije Imana ivuga butumwa. Rumva ibintu byose ni ibyanjye. Ushatse no kubyina nakubyinira nuko nyine uyu munsi nifashe ariko butaha nzababyinira. Rekada. Yego. Hari umunsi tuzagutuma wenda turi muri studio turi n'ahantu hagari kwisanzuye. Turakora igitaramo cyo gushima Imana tukagira. Twari turi ku gace kavuga ngo ni muntu ki. Urakuze rero uvuye no mu ishuri ugiye muri korali ibihe byiza wagize mbere y'imyaka 20 kuko ubu ukureba uri hejuru y'imyaka 20. Yes. Ibihe byiza nagize ni byinshi. Kubera ko nkunda kuvuga ngo umunezero wa mbere umuntu agira ni ukubura umuhanuzi. Ikindi wenda ikindi kintu navuga undi munezero wa kabiri ni ukuba wemerwa n'ijuru. Kabiri kwera imbuto ahantu utuye. No kuvuga ngo iyo uri umuhanuzi n'ijuru rikakugirira icyizere kabone n'iyi sitakwemera Imana irakwemeza. Ngiye rero nagize umunezero kuba narisanze muri abo bana 8 ndi mukuru nta n'umwe tuvuyemo papa na mama bahari n'abasore.
ni inkumi n'umusore ndabashimira nabo aho bari umve ko mbashimiye rero ibyo byose iyo mbitekereje ndavuga ngo ni iki natanze cyangwa se n'iki twatanze ibyo ngibyo mbitekereje cyangwa se nkatekereza n'ubuzima abandi bakuzemo ni ukuvuga ngo njyewe hari abantu benshi twakuranye bamwe babaye indaya abandi barandagaye mbese birenze ariko njyewe iyo nirebye nkabona mpagaze mu rusengero runaka cyangwa mu giterane runaka ndi kuvuga Imana ndavuga ati Imana warakoze ibyo bintu biranezeza cyane ku byo nakuzura n'umwuka mu nzira ndi kugenda icyo ni ikintu kinezeza cyane nkahita ntekereza abantu bize amashuri badafite isura nk'iyanjye nkahita ntekereza abantu twavukanye bamaze kubyarira iwabo cyangwa se bamaze kwandagara ariko nkabona njyewe uko nicaye n'abati Imana warakoze nkabona umuntu runaka ngiriye icyizere igihugu runaka kingiriye icyizere turagutumiye ahantu runaka nkavuga ati Imana naka karamaze kubera iki wa muntu yize amashuri aranadipoza akazi gatandukanye aranakabona ariko agaciro mfite wasanga nta kafite ndacyanagenda ibyo yansezeranije byinshi ndabizi ko atajya ahemuka ni byinshi cyane nagiyeyo kandi ndacyanagiyeyo ntabwo ari kure cyane ariko n'ahandi ndacyajyayo yesi ndayizi ariko nasaraye kubera ko maze iminsi ndwaye nabwiye ko nzababyinira ese wabyina utari no kuririmba ku munezero wagize mu myaka 20 yego cyo nagize umunezero mwinshi kandi n'uyu munsi ndawugira hahandi mba ngenda no mu nzira nareba umuntu nkumva ndasetse cyangwa se nkaba napfukama naho ngeze ngashimira Imana suko nzi ubwenge kuruta abandi bose suko ndi na mwiza kuruta abo bose wumva ariko byose mbikesha Imana hari icyo yanzigamiye kandi hari aho izangeza itarangiza yes umuntu yakwibaza ni nk'ibihe bintu bikomeye mu buzima bwawe umuntu agira igihe bita igikomeye kuri we ibihe bikomeye wahanuye ibintu bikomeye wahanuye bikaba byarasohoye ibintu bikomeye nahanuye ni byinshi cyane ariko nibuka kimwe ndi mu myaka 18 ndibuka ko twahanuye ko hari icyorezo kigiye kuzatera buri muntu wese akagumiwe mu rugo noneho abantu kubera umudamararo babagamo bumva ko ari iby'abahanuzi kumbi yari covid ariko umuntu yajyaga mwiyerekwa akabona buri muntu wese agumye iwe akabona buri muntu wese ntawe ugendana n'undi nk'uko twicaranye wabivuga mu itorero ati sibyo ngibyo bizabaho kabona nta bizaba icyo ni ikintu hari ikintu gikomeye cyane kugeza igihe banaduhagaritse mu itorero ndibuka ko hari abantu benshi bazanadukurikirana hano Karenzi twaranabihanuye baraduhagarika tumara nk'amezi 6 turi inyuma y'itorero ni muri paruwasi ya Nyabubari ubu ngubu turi muri Nyakariro yes ariko ndashimira Imana yego ariko ndashimira Imana ko ibyivuga no kubikora ibikora kandi nkavuga ngo ubu hano si bwemerwa ari uko busohoye ndashimira Imana rero ko byasohoye covid ikaboneka icyo ngicyo kivuyeho rero Imana irambwira ngo mbwira abantu ko insengero zifunzwe zitarafungwa ibyo ngibyo nabyo bibintambara nyinshi cyane zibintambara cyane zikomeye ntekereza ko ibyo bintu nabimana igihe kinini Imana ibimenyetso nibwo nabivugiye kuri Gona Arike TV bibintambara cyane bamwe n'abapasiteri bansanga mu rwano baranyicaza ndababwira ati mpagaze ku ijambo rya Nyir'ijambo kandi n'uyu munsi ntazihari niko nyibihagazeho n'uyu munsi ntazihari nizari zihari baraje bazicagurira no gucagurira rero urumva ibyo bintu byabaga ari ibintu bikomeye ariko turashimira Imana ko ivuga igakora n'ibyo yavuze gatatu muri iriya minsi nibwo Imana yantumye kuba pasiteri ntekereza ko icyo kiganiro nacyo nagikoze arambwira ngo nimbwire umuntu uwo ari we wese urugero rwose ayobora nimubwire ngo Imana iraje rambwira ngo cyane nzatangarize abapasiteri bafashe ukuri baguhindura ibinyoma bafashe ikinyoma bagihindura icyera rambwira ngo mbatangarize ngo iraje urumva ko nagwa muri umuririmbyi uri njyanama y'itorero mbese ni ibintu babigoye kubivuga
urumva nabwo aba ari intambara, ariko sinzatinya kuvuga ibyo umwami yantumye kuko nzaba mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri kandi nzi neza akazabikora. Hanyuma nacyo ndashimira Imana ko yagikoze. Nawe udukurikiye uri muri urwo rugero cyangwa se wanyuze muri ubwo ngubwo, uvuga Imana ukiri ukitari uyihorere. Nimba uyoboye intama umenye ngo ndagira aho nzikura ngire naho nzerekera, ariko mu gihe utarakizwa ugasambana ukajya ku gatuti, ukaroga ukajya ku gatuti, ukafata ikinyoma ukagihindura icyera ukajya ku gatuti, ndakurahiye Imana izamugeraho kandi nikugeraho izagutindaho. Sishako nziyemo n'abakozi b'Imana ari byo biberamo gusumbya bamwe beruye. Nibyo bibereyemo cyane. Ko byabaryohera. Hari akantu merutse kubona aho umupasiteri yafashe umukirisitu we ari n'umuririmbyi amutera inda. Arangije agura abahanuzi bajya gusenga bakabwira ngo barakuroze, bakuroga kurwara mu nda, niba ari urushwima. Urushwima byabaye mu gicumbi. Noneho igihe kiragera, bura imvugo y'Imana ibitandukanye cyangwa se imvugo y'Imana iragoye cyane, ntabwo apfa kubyumva utabisobanukiwe. Mu itorero Imana ikavata ndambe wabishushanya cyangwa se abiyoberanya. Umupasiteri ati se buraninda, ariko yari abizi. Abandi bakwire bati umuyobozi wacu rwose arakijijwe. Akishijwe he? Rero Imana iziyemeye n'abo bantu. Ijambo yarambwiye ngo nimbwire buri muntu wese, yaba asenga adasenga, yaba ari umuyobozi cyangwa ari umuyoborwa, buri muntu wese yongere yisuzuma arebe. Nimba ahetse umwana cyangwa umwana niba atarazimiye, niba uhetse umwana sava Imana izakugirira neza, ariko nimba yarazimiye wongere umushakishe mpaka umwana umubonye. Hanyuma mwebwe bapasiteri mumeze gutyo, utazareba Julienne ukumva uramukunze akakugira niraye kandi warakijijwe, wakagombye kunyereka inzira yo gukizwa, nkamaramaza nkazigisha n'abandi inzira y'agakiza. None wowe niyo mpagaze mushaka kuyinkuramo. Imana ntabwo izaza. None yaranguritse umukazana bari koga. None se we byamugendekeye bite? Nyine uyu mubiri ntago ari uwacu. Ntabwo ari uwacu, ariko niba Imana ikugiriye icyizere n'abantu bakakugirira icyizere, ese ugomba kwerera abantu uyoboye imbuto. Niba n'uwo mubiri wumva ukunaniye, ufite gufata amasengesho ugasengera umubiri wawe cyangwa ukanywa amazi bigashyira. Simvuze kunywa amazi, ahubwo tuzi neza ko iyo dusenze Imana itwumvira. Hari ijambo rimwe rimerutse kuvuga, ndavuga ngo amafaranga ntago yatuma ujya kuvugana n'Imana. Umugabo mwiza waba washatse cyangwa umugore mwiza waba washatse ntiyatuma ujya kuvugana n'Imana, ariko iyo turi gusenga twamaramaje twihanye, iravuga ngo nzakugirira neza, kakubwira ngo ngukijije uburwayi, nkwambukije ahana, ngukijije ibikomeye. Amafaranga nagashobora kubikubwira. Ko hari umuntu avuze ngo erega iyo ndi wacu mu mubiri, iyo ndi wacu mu mubiri ndatsindwa n'urugamba rukagira gute rukansi. Yes, ibyo ngibyo ndabyumva kandi ndanabyemera kuko twese twambaye umubiri, ariko mu gihe ubona umubiri ukurushije imbaraga, nta yindi systeme no gusenga. Twari turikiri hahantu ubwo tumaze gusobanukira Julienne wari we. Julienne tukiri kuri wari we, nateganya gushaka umugabo cyangwa nateganya kuzibera nk'amaso agakomeza agakora umurimo w'Imana. Julienne nzashaka. Julienne nzashaka, bati no kwiga kwibebezega, ndi kwitoza kuvuga nk'umugeni, utumva mvuze gakeyo kabati wapi, ndi no kwitoza kuvuga nk'umugeni. Yarabonetse ntabwo araboneka, ariko hari hose sinzaba umugeni se. Ujye umusenyera ugafata umwanya wo gusenga ukiriza cyane rwose. Ahubwo nabwiye Imana ngo ahari hose niba izamunyuza no mu ruganda izamunyuzemo, izamuzane yejejwe atazasubira mu ruganda. Abasore baza se baza bameze gutaba bikubwira byanze kunze, hari abo maze guhakanira ngo oya bazaza, ntabwo bari bazi. Ntabwo ibyo ngibyo reka nere kukugora, birashoboka ko ntabo, ariko ntabwo ndi mubi cyane ku byo habura n'umwe. Abazi basubiza biki kwanza baje nkayirambona harakurikira, ntabwo wabura mu mwaka nka batanu bakubwira ngo Julienne ndagukunda. Birashoboka ko waza atari igihe cyawe. Birashoboka kuza nko kwera tugenda usenge nanjye nsenge, ukazi igihe cya Julienne cyo gutabarwa kitaragera. Mu by'ukuri uje igihe cyanjye kitaragera ntacyo ushobora gufata. Uvuga iki ku bakobwa basenga babahanuzi bakunda kuvuga ko bagumirwa ari benshi? Ibyo ngibyo bibaho cyane, cyangwa se bibaho muri rusange kambivuge gutyo, ariko ntago uko baba baragumiwe. Ntekereza ko nanone hari umuntu nzi Imana yasezeranije ubukwe, amubwira ngo izamuha ubukwe,
imubwira afite imyaka 15 arinda yagira imyaka 35 Imana itaramuha ubukwe. Muri iyo myaka 35 suko Imana itari yaravuze, Imana yari yaravuze, suko n'Imana yarananiwe kugira gute kubikora, ahubwo ni igihe kiba kitaragera. Muri icyo gihe rero wowe utazi iby'umwuka cyangwa se utazi imvugo y'Imana ufata ko Julienne yabuze umugabo cyangwa se biki n'ibiki, ariko suko biri baranaza pe, ariko kuri finale Imana ikakubwira ati wapi igihe cyawe si iki. Rero suko ugumirwa, ahubwo aracyategereje iki isezerano. Hari igihe nigeze kujya kuri telefone mbona umusaza cyangwa se umukecuru n'umusore bakoze ubukwe. Umukecuru afite imyaka 75 agihagaze ku isezerano ko Imana izamuha iki ubukwe. Imana ikoresha umusore w'imyaka ntayajwe na rimwe yafashe. Yes, uti nayimubwiye ni ryari cyangwa se umusore wifuza inzozi zawe, twe kujya mu buryo bw'umubiri. Hari uvuga ati nkeneye umusore nushaka kubivanye, ukeneye umusore umeze ute? Nge rero ayo marangamutima sinjyanyagira. Birashoboka ko wabati wenda nyine umusore w'inzobe cyangwa wirabura cyangwa gucya na gucya, ariko Imana itamugushimiye. Nge rero iyo ngeze aho mvuga ati uwo Imana izashima, ubona ko Imana izamuhe, akabona ko izamuhesha icyubahiro ndetse nanjye agatuma amuhesha icyubahiro, ari we Imana izamu. Utazakoza Imana yanjye isoni cyangwa se utazatuma nanjye nyikoza isoni, ahubwo wasoma Matayo agasoma muri Luka akaba ati ubwo umwami Imana azadutabara nicyo gituma tutamwara. Uwo ni wowe. Uramutse ushatse umusore ugasanga yisomera ku gatama, birashoboka ko byanakunda, ariko nta buzima Imana itahindura. Sinjya ngora ubuzima, sinjya ngora ibintu, nta buzima bwose Imana itahindura. Birashoboka ko n'Imana yamukuzanira kugira ngo umuhindure. Ni Julienne ubuzima cyangwa se muri ya myaka 20 twari turimo yawe, nuko ngo turi mu project dusubira inyuma mu myaka 20 yawe ishize, nibihe bintu bibi byakubayeho mu rugendo rwawe rw'ubuzima? Ibintu bibi byambayeho urebye nabango byari byo kurwana intambara zo mu mwuka, ariko urabyibutse byinshi nzabibabwira nimugaruka. Byinshi nzabibabwira mwagarutse. Yego birahari byinshi, ahubwo wowe dukurikiye unakunda Julienne ushishikarije kugira ngo uzarebe iyi video mpaka itangiye inasoje. Nuyisoza nzakuzanira inkuru nziza zagukomeza kuruta uko igukomeje. Birahari byinshi zo kuvuga, byinshi bikakubaka bikagukomeza, ariko ndabikubikiye kugira ngo ndebe kunkunda. Yo topic trainotingano uzanyibutse cyangwa se ubyandike muri comment. Imwe mu ntambara mugira mukunda kuvuga. Yes. Runaka n'umuhanuzi ngo ariko ngo atahana n'abahungu nijoro, runaka n'umuhanuzi ngo ariko ngo akora ibi nibi, cyangwa n'umuhanuzi yabuze umugabo. Kubivuga se ari soni byagutera? N'umuhanuzi ariko yabuze umugabo, asengera abandi bakababona, asengera abandi bakabona amafaranga, we yarayabuze abura n'umugabo. Ariko siko bibabiri. Bajya bibabwira cyane rwose. Ngiye n'umuntu ejo bundi yaranyisangiye yivuga ucya twicaranye, arambwira ati nyemerera nkubaze. Ndavuga ati mbaze. Ni n'umugabo ndetse abyaye rimwe ko twasenganye atarakizwa, ariko ari kwiga gukizwa. Imana iramubwira ngo mubwire ngo muhaye urugo, kandi muhaye n'abana n'amafaranga. Ndabimubwira uko Imana yabimubwiye niko yanabimuhaye. Ejo bundi nibwo yansanze arambwira ati nkeneye kukubaza. Ndavati nta kibazo ngwino mbaze. Arambwira ati umva bareka ikintu ngiye kukubaza uze kwihangana. Ndavati nta kibazo. Arambwira ngo nukubera iki wansengeye Imana ikama umugore ikama n'umwana n'amafaranga, wowe ikabitaragutabara? Si kibazo. Kandi wakwinjira mu buryo bw'umubiri ugasanga birakwiye, ariko ukabitekereza ntago ariko biri. Suko itarantabara, ahubwo Imana ireba babanyantege nke akaba ari bibanza yatabara. Kubera iki? Nta kwihangana bafite. Imana ibanza guhera ku banyantege nke, suko natwe bayaratwibagiwe izanatugirira neza bitanatinza ahubwo. Yego. Anye mwanurire.
impanurira ahubwo se buriya wanatinze ngampanurira nabitegeye amatwi kugira ngo mbyumve. Turacyari kumwe na Julienne ariko mbibutse ko turi kumwe na Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, hamwe mu hantu wicara ukagubwa neza, na ahantu bafite jardin bagira na sari bera mu bukwe, ahantu hatatu hose bafite ubushobozi bwo kwakira ubukwe butatu ku munsi, ndetse bafite amasara aberamo amanama agiye atandukanye, ndetse bakakira n'abantu bari mu ma training agiye atandukanye. Julienne, ni ikihe kintu gikomeye umuhanuzi urarondora nawe ubwawe hari aho ugera mu cyumba cy'amasengesho ukamanza kwihana hakariya muntu koko uri maso? Yego. Ikintu bakurondoye gikomeye ukumva koko no mu bantu wenda ubaye shoke ikihe? Nago umuntu yavuga ngo nta kintu bamurondoye uko byaba biri kose, turi mu isi kandi twambaye umubiri. Uvuga ko nta cyaha Bibiliya tubwira ngo uwiyise umwere aba yise Imana inyabinyoma, ntabwo Imana yacu igira ibinyoma. Birashoboka ko mu gukura kwanjye cyangwa se mu kubyiruka kwanjye uko biri kose nubwo nari nkijijwe ariko agakungu ntikabura. Yego. Rero iyo uri muri urwo rugero bakaba bakwatuza wenda kuba waragize agakungu, cyangwa se birashoboka ko umuntu agera mu rugero akagera nk'abasore nk'icumi cyangwa se nk'abatanu. None se muri icyo gihe mu by'ukuri abantu 10 bose wabashaka cyangwa 5? Uzahitamo. Rero muri icyo gihe iyo babikwatuje aba ari icyaha. Kandi sinakubwira ko bitambaye hoya. Ntabwo nakubwira ko byarabaye kenshi. N'ubukwe bw'abana bwarabaye. Tazandotesha ibyo byo wabumbeshe. Ibyo ntago mbizi, ushobora kuba wabyeretswe ahubwo se urabyeretswe mbyature. Ngira niba ubyeretswe mbyature. Icyo nivugiye nuko natendetse rata ariko ubu singitendeka. Ahubwo urabyeretswe mbyature. Bw'abana. Ati ubukwe bw'abana buravuga gute? Ubukwe bw'abana urabuzi? Ntago mbuzi. Uzira unonko? Ndayizi. Wayokejeho? Subwo nakura narayotsaho. Wigeze utwana kuntu twubaka inzu? Narabibonye. Ubundi bakagenda ngo basezeranye. Narabibonye ariko kubera ko njyewe ntago ibyo nigeze mbikuriramo kenshi cyane. Ntago wakinye turuwa. Ibyo ntago nigeze mbikuriramo kenshi cyane kubera ko umwanya nabaga mfite yawe ari muto cyane. Turuwa urayizi? Ndayizi. Wakinye? Cyane rwose. Okay. Ukanayikina wetse n'umwana mu mugongo ahubwo. Nifuje ko nifuje ko ikiganiro kiba kigufiya kugira ngo abantu muze kuryoherwa nacyo. Ubundi Julienne nzamugarure bwa kabiri mutumize tumubone yicaye nko muri hoteli Musanze, aho naho tukora ikiganiro kirambuye. Julienne, twigarukiye ku nzira y'agakiza, dutarutse ibintu byinshi cyane nzabigarukaho. Ndashaka kukubaza mu nzira y'agakiza urubyiruko muri iyi minsi ufata utumuririmbyi watwaye inda y'indaro. Mafata gute? Cyangwa umuhanuzi. Bibaho n'abakozi b'Imana kuko birashoboka cyane ntago mbihakanye. Muragira aho Satani atabasha kuyanga cyo. Oya ntago bishoboka. Ntago byashoboka ariko sinjya mwubakaho cyane. Ko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo naho igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Birashoboka ko muri izo nzira kenshi cyane kambivuga ngo abahanuzi cyangwa se abakozi b'Imana benshi bamwe uzasanga ari abantu b'inzahari. Bamaze kubimenyera. Uzasanga kenshi ari umukobwa uvuga Imana neza akanasenga ariko akaba atashobora kwigurira gikotori ya 500. Nizo nzahari mba mvuga. Rimwe n'ukuntu wanasanga avuga Imana ariko ashoboye no kuyigurira, ariko benshi abari muri ubwo. Rero hari igihe Satani amugeraho akamwereka ubuzima arimo ko bumugoye, ijipo y'2,000 nashoboye kuyigurira, gikotori ya 500 nashoboye kuyigurira. Ndibuka ko hari inkuru ya Yesu na Yobu. Ubwo Satani yajyaga gusaba Yobu kwa Yesu, byari ibintu bikomeye. Kuko Lazaro yari inshuti ya Yesu cyane, cyangwa se Yobu yari inshuti ya Yesu cyane bikomeye, anavuga Imana akayihamya kuko ukumva akayihamije. Satani aragenda ajya kubwira Yesu ngo impamvu Lazaro cyangwa se Yobu, impamvu Yobu agukorera nuko wamuhaye ubutunzi, ukamuha urubyaro, ukamuha umugore mwiza, ukamuha n'igikundi.
Yesu aramubwira ngo none ni iki kikuzamuye? Arambwira ngo ngiye kukubaza cyangwa se nkwereke umuntu wawe uko ahagaze. Yesu aramubwira ngo none ngo korera iki? Aramubwira ngo kugira ngo wemere ko Yobu ari inshuti yawe mumpe mugerageza kwihakana. Yesu ajya abyemera. Arangije arabyemera atanga Yobu. Aramubwira ngo genda umugerageza ariko icyitonderwa cye n'ubugingo. Aragenda aramugerageza abana barashira. Ubutunzi burashira. Umugore arangije aramubwira atumva nkubwire wa mugabo we ngewe ndi nkawe nakwihakana Imana yanjye nkipfira kuko yarazi ko Yobu niyihakana Imana umunota umwe arahita apfa. Yobu aramubwira ngo yankize itankiza sinzihakana Imana yanjye. Ariko Yesu yari yabyemeye. Si yari yabwiye Satani ngo ajye kumugerageza se? Yari ya rero nta kibi Imana itacyemeye. Ariko si uko bivuze ko namukira iteka ko birangiye. Ubuzima burakomeza. Awinjiye muri iyo nkuru epfa aratubwira ngo Lazaro cyangwa se Yobu amateka yarahindutse, arongera asubizwa abana beza barenza abo yari afite. Arongera agira umugore mwiza unamwubaha kurenza uwo yari afite. Arongera agira ubutunzi bukubye ubwo yari afite inshuro 7. Ese koko abasore basenga Imana, abakobwa bacyubaha Imana by'ukuri baracyariho? Hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Niko tubyumva. Yes, baracyahari n'uyu munsi. Birashoboka ko bamwe bavati nta muntu ukivugana n'Imana. Imana iravuga. N'uyu munsi yakuvugisha. Nta munsi n'umwe Imana itigeze iceceka. Uko yakoraga kera n'uyu munsi ni kwiri. Ahubwo wowe ukeneye kikuvugisha, ikuvugisha uri mu ntoki. Uri mu ntoki kugira ngo wumve ko Imana ikuvugisha. Urahirimbe. Nimba utarisobanukirwa cyangwa se ngo usobanukirwe Imana iyari, ntuzigera wumva ijwi ryayo. Kuko nta gaciro wayihaye muri wowe. Nuyiha agaciro uzumva ko Imana iri kuvuga. Cyangwa se ukavanga Imana ntigikora ngo Imana ari ya kera. Wakwibaza ngo nimba abantu 50 bajya mu modoka imwe bagapfuka roko kuri umwe, Imana ntabwo igikora. Hari icyo burusha abo bantu bose. Birashoboka ko wanarokoka uri inzahari akandi abishoboye barangije gupfa. Ariko ukihandagaza ukavanga Imana ntabwo Imana irakora nshuti yanjye. Hari abavuga ko umurengwe wisha abantu ariko kandi inzara yo mu mwuka yabaye nyinshi. Umurengwe we umaze kuba mwinshi cyane, ariko abantu yaba bari baza aho bari kuva naho bari kujya basenza Imana kuruta uko bayisenze. Kubera ibihe turimo ni ibihe bigoye cyangwa se ni ibihe bikomeye. Kuwasenze n'utarasenze ibihe birimo ntago ari byo kudamarara, si ibyo gukina, ahubwo ni ibyo kuba imbere y'Imana y'ubyukuri. Ubushize Imana yarambwiye ngo ubwire abantu banjye umwaka wa 2026 na 27 na 28 ni imyaka ikomeye cyane izagira kuri buri muntu wese. Irangije arambwira ngo muri iyo myaka 3 hazabamo impfu zikomeye zinatandukanye. Ntekereza ko ababizi naranabivuze ku kinyamakuru ejo bundi. Ntekereza ko uyu mwaka uri gutangira kuri Pasika icyo kiganiro naragikoze. Uzabamo impfu zitandukanye, hazasenywa ingo nyinshi zitandukanye, abagore bazakadivorce n'abagabo benshi cyane. Irangije irambwira ngo uze ubwenge abi imbere y'Imana by'ukuri. Irambwira ngo kandi kirenza kuri icyo uzabambwirire ngo Imana idushoboze. Ikirenza kuri ibyo uzabambwire ngo nibataba amaso ngo basenge inyoni zive mu byari ziragiye, kandi nta nyoni izasigara iri mu cyari. Imana iturengere. Ibyari ibyo ngibyo. Amen. Ibindi bizaza. Ngana ku musozo nshuti bakundi mwabanye natwe kuri Iris Rwanda TV. Mbashimiye twakuzuza 40 tubikesha mwebwe. Ni mwebwe mwagiye mudusapotinga ku manywa n'ijoro kuvuga twahagarikaga filime turi hafi kuzigarura, ariko kandi nanone ibiganiro nabyo mwatangiye kubikunda. Mbashimire cyane. Nshimire Julienne, hasi hariho nimero ze ukeneye kumuhamagara, ukeneye kujyana nawe ibihe byiza byo gusenga Imana no kwihimbaza, ukeneye kugaruka mu bundi buzima, ushobora guhamagara Julienne mukaba mwagirana ibihe byiza bigiye bitandukanye. N'ikiganiro cya mbere dukoranye kanizere ko muri mu mukunde mukamwe ku rukundo, ubundi kwa ngo icya kabiri mwebwe muzatuma mugarura kuri kamera za Iris Rwanda TV. Julien, nge rero ufite impano, mu mpano zose ufite impano, ufite ikomeye, ufite impano yo kubwiriza ubutumwa. Ndayifite. Warubizi ko uyifite? Ndabizi cyane ko nyifite. Ubundi nasomye ijambo rambwira ngo mbere yuko abantu bafashwa n'ibyo babwira bibanza byagufasha wowe. Nari mbizi. Ahasigaye rero wakoze kuduha ikaze. Yego.
tubifurije umugisha ku Mana. murakoze cyane. Reka tugende dusengere tutari kuri kamera. nta kibazo mugubwe neza.